aya mazina abiri turi kumwe Gicumbi nawe Fuad twe dutekereza ko muri duo nziza mu gihugu mwe mu bivugaho iki cyemo na tutari dio mu turi turenze dio ya point yawe mwarenze kwitsadio impamvu harimo muri dio ahari ngira ngo n'abantu bashobora kuba bakorana gihe kinini cyangwa se bakorana mu buryo bahuzamo ibintu byinshi bitandukanye ibyo rero byose twabigezeho twanabirenze twageze no mu buzima bwa buri munsi bw'umuryango n'umuvandimwe niyo mpamvu ngo byamaze kurenga dio ku bwawe dio yarabaye irakora iragira ni ibintu umuvandimwe he's my young brother Gicumbi niko bimeze hari igihe genshi ushobora kwita rigani inshuti yanjye ariko watangita inshuti najya nko kuri iyi side rigana adahari nk'ababwira ati burya rigane ni inshuti yanjye byahatari ariko wowe yajya ahandi ati mu nshuti mbara ari kubuza ntari munsi inshuti yanjye kuburyo turaziranye gusa ibyo wita inshuti y'umuntu watari nawe uri umuvandimwe wa Fuad ntabwo muri abantu bakorana ngiye nkurikije n'uburyo twamenyanye kuko twamenyanye twese tutaratangira itangazamakuru twamenyanye twese tutaratangira itangazamakuru hano dukorera habaga hari ishuri ryitwa ngo iki habaga Eto si nk'ibyo byose hano hose hatari harimo Eto twese nta wari uzi ko nzaba umunyamakuru nawe ntiyarazi ko azaba umunyamakuru turahura turamenyana tuza no kuba abanyamakuru turakorana turenga gukorana kuri radio turanabana mu nzu turenga no kubana mu nzu turakomeza nyine n'imiryango irahura ibintu byose usanga nyine byarabaye uko nguko kubera ariko nyine navuga ngo n'igihe twamaranye muri iyo mibanire imeze gutyo ariko ntabwo twamenyaniye mu itangazamakuru ntabwo nge nahuriye na Fuad kuri radio DC na mbere yaho twari tuziranye mumenyana byari nka ryari mwahuye gute donc mu connectinga bwa mbere niba byari mu mwaka wa 2011 birimo kurangira na 11 tuyijyamo 2011 yego mwamenyanye mbere yo gukorana yego uramute hehe twe twahuriye mu mujyi nk'abasherisheri bose urumva abatatitse ubuzima bwo nk'abasherisheri bose tugine turahura buriya hari ikintu kimwe ntajya nibagirwa n'ubu ngo abantu barakivuga ngo akazi kabi kaguhesha keza twari mu mujyi igihe nayo ndangije kwiga segonderi icyo gihe ndi umusherisheri nyine wo mu mujyi duhurira mu mirimo nakoraga sibanga nakoraga hano muri Fantastique abantu barayizi hano yego ni naho twahuriye yakundaga kuharebera umupira icyo gihe turamenyana nyine nk'abajene b'abasherisheri nawe yabaga ari aho hafi ari gusherishera ariko ubona ko yayabonye mbere kuko we ntiyashakishaga ari umukiriya wanjye yari umukiriya wanjye we yarayabonye n'agatipu akavuga ati niba ari ijana risakutse akirane nyuma rero tuza guhurira kuri radio birakomeza kuri radio uri kwihuta turaza kuhagera hari Fuad nibyo tujya ngo tujyemo wenda itangazamakuru ntekereza ko nawe yari atarakomera cyangwa se niba narikoraga byari bicyoroshyemo yararikoraga kuko yari afite Facebook reka nkubwize urubuga rwitwa Facebook hano nutabona abantu nk'igihumbi bakubwira ko amagurupe ya Facebook yabayeho y'abanyamupira na admin wayo n'uyu yari umunyamakuru ukomeye ahubwo ari umunyamakuru w'icyo gihe ni influencer wa kera ahubwo icyo gihe ngo yari umunyamakuru wa Bruce Melody mu mushyikirano niwe wasabye turi gukora ikiganiro by the way mushyikirano urimo ariko nubwo kizazo wenda nyuma gato ariko niwe wasabye ko haba communitiza kugira ngo haboneka amafaranga ubwo Fuad ni ukuvuga yuko wowe iyo biza kuba icyo gihe hari monetization wari ko warakize kera cyane barabivuye nari kubona nka Mr Beast kabisa tubwire rero ibyo bintu bundi mbere ko tujya ku kuntu mwahuye wabitekereje twahuye ndi mu kurangiza segonderi ni nambaye uniforme ra burya wagiye kureba akamatch Fantastique abyibuka ariko nanone ngiye nagiraga n'ukuntu mu gihe narangiza navuga ku ishuri nkaza gusherishera no mu mujyi gushakisha ishuri ute nyine ariko se umusherisheri bwizo cyangwa tubuvugire muri vacances nabaga ndi hano mu mujyi hano kwa Rubangura hose nta muntu utanze hano kwa Rubangura washujemo telefone se wowe telefone ngo ushuza n'umufite se cyangwa umuvunja akunda filime ashobora gutambaza za sene ngo muhuye wo muri ati nzanira kano kantu gatugira ukakazana uranya nk'umuntu yawe ugira gutyo ari umukuzeni
n'umufamiliye wari ufite shop icuruza ibintu by'amapine y'imodoka nakunda kuba ndiwe yitwa Ali wari na vice president wa Kiyovu mu minsi ishize nakunda kuba ndiwe mufasha nkuma ngira gute izo connection zose zikampuza n'abantu benshi hano mu mujyi atabara ariko ibyo bitatu bibiri yayo cyo mfite nataga nicara ku meza njye ntabwo ndi umuntu utarakona ngo mfite amafaranga nabwo bitatu ni kwicara fantastique nkata nicara ku meza nagira kaguru kane cyane nkavuga amagara Benjamin nano sha yareka mbe Benjamin Jona ntabwo wambaye ikote nk'iryo cyambaye icyo gihe nawe icyo amazi cyangwa ji mwampaye biriya biri inyuma yanyu biriya n'umutako akabagushyiremo agapana ibirimo ni agatatu cyangwa ka Sprite ahangaha nk'inywera umupira urimo kuba cyangwa se ama highlights n'utundi tuntu yego rero nuko twamenyanye nini muri ako kazi twese turimo dusheshera nyine muri ubwo buryo nuko ngo twamenyanye muri Fantastic rero turamenyana nyine ko akunda abantu bakaza bahuye bakanahuza rero twari bato twe yari we muto muri restaurant yose yego yari uyu mwana ubibona ko ari uyu mwana n'abakozi bakoranaga we bamutinyaga kuko boss yari aramwije ko umuntu warangije kwiga habaga harimo na boss kavuga ati umwana n'umwizerwa akabona ni no ufite n'umukono mwiza ibyo Benjamin yandika neza afite umukono mwiza burya ntabwo yandika nkajire karama nacitse kamana nta kibazo ako garancitse agafagitire byinjiye boss facture eben boss aramwizeraga boss aho ntabwo ari umuntu nyine wari ujijutse cyane mu gishuri nk'iki ariko nyine wumva umunyeshuri we yizeraga ari uyu nguyu bigatuma rero n'abakozi mukazi bamwubaha ko ari bose yaramwizera ubwo rero byabaga byoroshye ariko yari mutoya nanjye rero naza aho ngaho bavuga atari kuyu mwana uza kwigurira akantu hano ameze neza nangana we byanze kunze ngo nafite cyane umuntu yakayafuza kabaga karimo hatsi ku kirenge nyina namaraga n'amahuruteri kanambara wambara n'ibyawe burya wambara n'ibyawe narashaje nibwo twamenye ka kantu nakubwiye ka masamba iyo umuntu amubwiye ko akora ibintu neza ahita abyikuraho ndacyabishobora se ko narashaje ko nabyariye amana ngo nibyo bajujire nuko twamenye ngo n'aba ngaba banuza bartushoboye nuko niko twamenyanye nyuma yo kugera aho ngaho rero nyuma twongeye kwisanga twese twigeze twinjira mu itangazamakuru ariko tugiye kubijyanye na Facebook buri muntu wese wakundaga umupira w'umunyakigali byanga bikunda yaranze cyangwa twari tuziranye uburyo mwe cyangwa ubundi hari groupe nyinshi cyane kuri Facebook zabaga zikomeye habaga groupe yitwaga APRFL y'abafana ba Premier League yego ubwo amagambo arambuye yari English Premier League Fans Rwanda iyo groupe rero ni nge wari admin wayo warayishinze kuri Facebook nkaba n'umuyobozi wayo nkaba n'umutoza w'amakipe yose yayo Arsenal yagiraga ikipe yayo akaba n'ingiye byose Chelsea ikagira ikipe yayo Liverpool ikagira ikipe batabaga buzuye Manchester United ikaba bafite buzuye banasaguka Manchester ifite nka barindwi harimo bana mwitwa Ibura ahantu yagiye ashobora ko aragiye gutyo nabari bakeya abandi bari bake cyane rero twari tugireje aga championnat ninjye organizaga iyo championnat ugatoza wayo wewe wabagura inete nibaga inete ukazitoza cyane urahita kuba ni uraza urahura n'ugiye ngicara hari gusa akaba ari mvuga mu gihe guselectinga noneho 11 beza bayagurupe noneho tugatangira gukina n'abandi n'andi magroupe twajyaga dukinana bigize no gutegeza kwerekeza mu gikombe cy'amahoro tugana ngo byemewe tuzi ko twe twajya nk'ukuntu Premier League nako mu Bwongereza bakora gusa n'amakipe y'amateri ariyandikisha nko gukina nka FA Cup ntabwo igikombe cy'amahoro twandikisha utanabigeza njya no muri Fogafa kwibaza icyo gihe ndabyibuka no mu 2011 ukorashishikara yeze barambwira ntabwo byemewe ngo n'abantu baba ngo ni ibyiciro gusa ntabwo byemewe ntabwo abantu b'amateri babyemera kubikina ariko twajyaga dutumira amakipe ya Division Division tukakina nayo tukabatsinda unagiye nk'ikipe yitwaga Unity tugeze no gusema amasezerano n'ikipe yitwaga Unity y'umubano mwiza umugabo yitwaga Kakara Kacyiru kuko n'abakinyi bayo bamwe babaga muri ya groupe bigatuma rero duhura tugahura nayo tugakina inatwemera kujya twitoza ku kibuga cya hano muri Texirwa even na Kicukiro muri IPRC habagamo ikipe abanyeshuri urabona umuvandimwe Tabiti
ndamubona wo muri Etincelle no muri za Beka nari namugize umusifuzi oya ntabwo wowe wagabaga inshingano narebaga igishoboka ari cyo gukora nabwo se yari ameze kuriya yari abyibushyemo yari umujene uniyubashye cyane ufite ukuntu abaga ukundwa n'abana inyuma benshi cyane basa neza yari umujene kimwiza cyane tabita umuntu umusirimu no tukadukina n'andi magroupe yo kuri za Facebook twongana kariho ni kavugwe zanimbaga groupe zikomeye zasa andi zindi groupe narashinze zitwaga andi groupe nagiraga y'abakobwa gusa iyo niyo nemeye iyo ngo yarashinze ko nanavuze ngo abakobwa bakunda inyama nyine nayo narahise na nyamacoma oya yabaga abakobwa gusa benshi ufite n'amagroupe angahe nifite amagroupe nifite amagroupe menshi nka 7 8 cyangwa 10 hari umuntu ko na groupe uriya na Tom Close bwa mbere Tom Close Facebook ya mbere abayeho ni yanjye Tom Close fan base imwe yitwaga Tom Close fan base yes ni yanjye bwa mbere niwe wayikoze burya yani njye wayikoze njye warayikoze kuko nakundaga Tom Close none wari ugeze nko mu bantu nk'ibihumbi nka 40 uterengeje groupe zawe ndabyibuka ko ndamutse ndanabisubiyemo nabibona nuko biba bibemewe kure cyane nigize gukora post ndabyibuka my chorus sinzabyibagirwa ndavuga ko nk'uma my chorus mfata ifoto my chorus akantu ka Photoshop nuko ari kirimo kuza abantu batakazi nakavumbe nakamenya fata my chorus mwambika itaburiye ndavuga ngo nk'uma chorus ari nko mu cyarahana abayitwa nkanguki abakora nk'iki muhimirimo ndabyo nko masaha abiri iyo post yamaze kurebwa n'abantu 70,000 oya imaze kugira comment zirenga 1,300 uko na Facebook gasima congratulations imana certificate ivuga ko ari umuntu ugize muri aka karere dutuye ari umuntu ugize comment byihuse mu gitoya igize abantu benshi mbibirege nshaka gusanga nk'ari urumva ko wavumbuye AI ni kera abandi 2011 kabisa 2011 kabisa y'umupira rero nuko twajyaga tuhura buri abasportif benshi turaziranye abafana benshi mu groupe gatuzanye mu makipe tatuzanye ni nayo mpamvu abantu benshi bakunda kumbaza ngo kuki wambara amakipe yose nabitangiye kera nabo njye no mu byo amakipe yose saga na Orinet gato cyane kuri Gicumbi umubona hangaho ku nshuro ya mbere uje kwifatira akantu rigana avuze ko wambara neza ariko ni nako yimeze dushushanyije Gicumbi ko wamubonaga nk'umwana uvuye mu cyaro wenda araza kutubwira aho yaturutse Gicumbi yabaga ari kugatisi ameza ati yari manager uzikota wafungiye aha hejuru abantu bakoraga bambaraga uniform bambaraga uniform niyo umuntu wambara ikote tamukwiraga kabisa yarakina cyetse ko ryari nk'irya rugendo yari nkanjye kara kabiri nk'aka kanjye gato ryari rugendo Pierre Desire kabisa cyangwa rya mu bicyaro fata ngo rya mu bicyaro ryambika umuvandimwe uhita umubona muri iyo foto yarananutse oya no yari ikote rinini urumva ntabwo nyine bakoraga amakote hari y'abantu bakuru none aryambara araza ari umwana bwa kandi arashoboye bahita barimuhereza kujya gukora izindi mezire byari bigoye bahita bamuhereza iyo ngibyo ahita yambara kuko nabyo gobe yajya kugwikira abanza kugira gutya agakura akaboko mu ikote oya yakuraga akaboko mu ikote cyangwa ikoti ridakora ikote ridamutaga we banza uvuga ukuntu umuntu akura akaboko mu ikote ubona karaje ukabona we karugafite niko twabenya ariko nyine urungano ni ikintu cy'ingenzi uzarebe urungano rumeze nk'ubwenegihugu wigeze nk'ahantu mu gihugu cy'amahanga ukagira amahirwe kumva umuntu uvuga ururimi rw'iwanyu cyangwa se mu karere k'iwanyu umuntu mpita mukonekita byoroshye ni nk'urungano rero n'urungano rigeze ahantu ukabona umuntu mungana reka ngo mpambe nk'urugero mwese sinzi niba ari umwenda waba warigezeho ngo nkwambara mu bukwe bw'abantu nko muri mariage akaba nka garçon de nuit w'akana atabona kandi kana agafiye dene karo kwegera mugahita mutereta mugahita mwegera ngo ni connection yita yikora ni gutyo no kwa muganga niyo bakujyana kukuvuza uri umwana ugasanga akana k'agakobwa karwaye ni gutyo wavaga kuri mama mukajya guconnecta ni gutyo rero connection yabayeho yari muto mu bakozi bari aho ngaho kenshi nanjye nabaga ninjye muto mu bakiriya Fadi hari groupe twavuzeho mbere ko tugaruka kuri Gicumbi kuri iyi groupe y'abakobwa nyamacoma hari umuntu wigeze kumbwira ati umusore wese ubaho ati ntihazagire ukubeshya ati naba barakore ati twese dukunda abakobwa tukarushanwa kubyerekana ndavuga ariko se koko abantu bose bakunda abakobwa si icyo nshaka kuvuga ko ukunda abakobwa ibyo twabisobanura muri statement twese duhuriramo babarira umbwire
wajya guboruganiza nabo ukagira igihe cyo kubahuza bakajya kurya izo nyama ukababonera umwanya nabo ukabaganiriza ugasanga uri wenyine hari umuntu witabita ngo ni Muswati mu bakobwa nka 200 bari muri groupe urimo wenyine batera story ntabwo byanageraga ni njyenyine kuko haje kuzamo n'abahungu benshi we n'amakupure yabo bakundana ariko yatangiye ari wenyine cyane ninjye wayitangiye nyizanamo n'abakobwa benshi urumva nagera ndeba nabaga mu groupe menshi njyanga ndeba abakobwa twagiye duhura beza ariko tujya tumenyana gutyo urumva rero nabaga nziranye n'abantu benshi twajyaga n'ikindi cyitwaga mask ukaba wagira amakonti menshi ariko warayimasiti imwe ndarayise kanaka ndarayise kanaka biragiraga nk'eshanu ibi bya catfish ntabwo ari ibyavuga catfish zejo bazivumbukira abana bigira ni ibintu byabo mama seka iyo nari cyo catfish ndaguseka nk'ubu akantu ubumbuye ubumbuye David Vensis kwe nuko rero twagatuzana urumva rero ihura n'abantu utugenda mumenyana that's why rero nitwize gukora groupe bari bakobwa ngira ngo ndamwibuka nshobora no kwibukamo bamwe arimo nayiza muri Amerika no mama yari umukunzi wa Manchester United cyane hadi witwa Delphine n'umukunzi wa Manchester United Natashu nawe n'umukunzi wa Manchester United twaga ba Alice n'abakunzi wa Arsenal cyane uyu mugore wa Desire Mourinho bamureba burya abenshi mwamenyana kubana n'umupira n'umupira no twahoraga umupira n'ubundi twahoraga mu mupira cyane ni benshi na muri nshobora kugera ntibuka neza twajya tumenyana gutyo tukajya ariko ikita rusange nta bantu bakundaga inyama n'ubundi unaho twaga twicaye n'abagani kubareba nakanyama niyo mpamvu havuye iki gitekerezo cyitwa nyamacobo twaravuga ngo slogan iyi ntuzahiga ku kabari ari mucobo niyo yambe amategeko yaragize groupe iryambere y'abantu ntuzarenge ku kabari hari mucobo ntuzature kure y'ahantu babaga hari gusaba gukora urugendo rurerure kirazira ugomba kwegera akabari irya gatatu uzarobanura inyama ugendeye ku kwemera kwawe ariko ntuzange inyama ni ukuvuga ngo niba uri umusilamu ntiwarya akabeji ariko ntuzange inyama muri kirazira irya kane ryari ntuzatinye kurya ubugari mu gihe udafite inyama uzimajije ko ufite inyama irya gatanu nuko zireba kuri guhorana n'inyama mu bitekerezo irya gatanu ryari uvuga ngo uzibuke kandi gusangira n'abavandimwe inyama niyo mategeko atanu yari yagiye kuri amacobo twagiye kwa Gicumbi wowe aho turi buhere ko ntago turi bujye muri background zanyu cyane ko turashaka kuganira ikintu muri kumwe ariko Gicumbi reka musubize inyuma gato Fuadi wenda arabivuga ati nari Nyamirambo nkaza guhigira mu mujyi ho gake ntarasa ndeba uko imeze Gicumbi yisanze fantastique gute katubanze duhera aturutse hari ushobora gutekereza ati se Gicumbi no w'Igicumbi Gicumbi nuba hehe yageze fantastique gute yari yarizari Kigali byaje ubundi yatekereje ate no gusaba akazi nyine fantastique ubwo bushaka bwo kuvuga ati restaurant ikomeye igezweho mu mujyi ngiye ngomba kujyayo nkaba ariho mba nkora mukunda amateka ni meza biragaragara ko mukunda amateka njye navukiye Nyamasheke mu karere ka Nyamasheke nanageze i Kigali nsoje amashuri yanjye bwa mbere nageze i Kigali twayigaga muri geography tukanabibazwa andi makuru twayumvaga kuri radiyo buriya iriya rompo yo mu Kimihurura y'uriya mudamu ngo wari ufite ukuntu ngo yita ku bwatsi bwo muri iriya rompo n'amazi nari nyizi mu mutwe ariko ntarayibona kubera nyine kuyumva kuri radiyo twari twumva ngo ikiganiro ngo cyabere kuri Novotel umubano kuri radiyo Rwanda nyine ubizi ukurikira ariko ukabyumva so urumva ndahavukira ndahakurira nigayo primaire na secondaire nzi Kigali nyine ndaje kwiga secondaire mu bandi bose nyine uko uvuga uti nkuko umwe n'undi yagiye i Bugande ubwo nanjye nari nje Kigali nyine yego icyo nge batambwiye ni tour once Gicu wari uje gukora iki donc waruje ko bwa mbere nje Kigali famille hari of course nari nje kureba ibyangombwa bya nari mbonye akazi ko kwigisha ariko bansaba kubona certificate igaragaza ko narangije kwiga nyine muri secondaire nzi Kigali rero nje kuyireba hano Remera aho bakoreraga ndahabona ariko ngeze i Kigali nyine urumva na famille niki bakakubwira bati isi yo gusubira mu cyaro umaze kwiga umaze wahumuka hano mu mujyi
uzigisha hano abaguhembe hafi, ayo wakorera hano i Kigali. nuko rero byagenze nisanga gutyo nsaba akazi nyine nk'uko Fuad yanabivugaga ndakabona ndanagakora ngakora neza. Ikoti ryo ntago niba bishaka ko wenda cyari harimo n'inzara yo nza kuba narari icyo gihe ryari kuba ari inkwira ariko narikoreyemo akazi kandi kagenda neza so nuko nguko byagenze ayo mateka sayo nayo kabisa. Noneho rero birabaye Fantastique murahahuriye, Fuad afite amagroupe menshi, uri supervisor muri Fantastique, murakonekitinze bien sûr nk'abakunzi b'umupira ubwo warakundaga na mbere hose nawe nta. By the way Fantastique y'icyo gihe cyari ikibuga, yego niho hantu twazanye, niho hantu hambere byashokaga ko mwerekana match z'amakipe yose. Chelsea nibiri gukina abafana ba Chelsea babaga baza aho bicara, yego. Arsenal nibiri gukina abafana ba Arsenal babaga baza aho bicara. Urabona ko kundi match zibera cyane ni Premier League babaga bafite ukuntu bw'ibiri barabizi, abantu bahano umujyi barabizi kandi ahantu hashobora kurebera umupira. Ibyo bintu byose rero byabaga bindi ku mutwe, kumenya bonoma ndi bugure, kumenya match igeze iri bubere, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine urumva ko abantu guhura nabo byari obvious. Murahuye rero, reka tujye mu itangazamakuru noneho ryanya ryo mutangiye gukora kuri radio, wenda nubwo social media na Fuad yaraziriho, mudusangize buri wese gato uko yatangiye ariko bigere aho mwahuye kuko niho dushaka cyane. Ben yahereye mu buryo bugufi yisanze ate kuri Radio 10, Fuad yahereye mu buryo bugufi yisanze kuri Radio 10, noneho muhura.